gatanu ni umwaka ugiye kuba wakitwaramo neza ku bintu byagutwaraga amafaranga y'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo cyane cyane twibande kuri mega waguraga uyu munsi. Ubu ngubu mega waguraga buri munsi zigiye kuba zavaho, utangire ube wakoresha VPN ariyo interineti y'ubuntu, ukaba wayikoresha udonirodinga filimi, uzireba, ureba indirimbo, byose ubidonirodinga kandi byose ubireba ku buntu. Muri ino video rero ngiye kuba nakwereka VPN igiye kuba yahindura ubuzima rurimo, ikaba yabuhindura. Ngira yabuhindura gute rero? Ngiye kuyafata amafaranga yose atakaza ya buri kwezi ugura mega ibe yabivanaho, ujye ukoresha izi mega z'ubuntu. Ugiye kuba nakwereka uburyo ugiye kuba wabikora. Ikintu uri bukore rero, uraza kuri Play Store, nk'ibisanzwe. Nuza kuri Play Store uyikandeho, uhita uze kuri search. Nuza muri search uhite usacingamo RGC Tana. Ngira ngo urimo uraba wabibona hano hejuru. Ikintu rero tukora rero, umaze kuba wakandikamo gutya RGC Tana, iyo VPN uraba wayikandaho. Dore iraba ari iyi ngiyi ndimo ndaba nakwereka irimo RGC. Dore ngiyi urayikandaho. Urabona ngiye kuba ngaho hariho update, urasanga hariho ikintu handitseho install, ariko isa nko mu bwoko buri hano hirya, iraba ari install. Nimara kuba yakinstalamo rero, urahita uza mu application yawe bisanzwe. Uraza mu application yawe bisanzwe. Dore ngiyi uraba wayikandaho. Icyo ukora ni ukuba wayikandaho. Uko ubona ahangaha iri connect, urabona ko iyi connection niyo ndi kuba nakoresha. Nagiye kuri za Play Store, niyo nakoreshaga, none nari ndi kuba ndi gukoresha. Icyo rero twari umaze kuba wayidonirodinga, we uri buze ubu ngubu ngiye kuba ntayivana kuri connect. None nkwereke ibyo uri buze ube wakora. Noneho reka mbe navanga, nimva ahangaha urabona wenda, reka tuvuge wenda nje nko kuri Chrome, ngiye kuba naza kuba nagira icyo searching. Ndaza ahangaha muri search, ninza muri search mbe wenda nakandikamo wenda nanone RGC. Nanone nahanga reka mbe nayisearchinga turebe. Urabona yuko nanga kuri Chrome iraba yaza. Ahangaha ngira ngo bari tumenya yuko ahangaha connection ziba zirimo zirakora neza. Ngira ngo umaje kuba wabimenya. Noneho namaje kuba nayidonirodinga, reka dusubire inyuma. Noneho reka nze nyivane kuri connection, mwereke ukuntu uri bube wabigenza. Kuyivana kuri connection, uraza ukandanga kuri stop. Bahise bazana iyi video yo kwamamaza. Noneho ahangaha ikintu uri bukore, ubona ko ngiye harimo u Rwanda. Ahangaha harimo u Rwanda, urasanga wenda nta rurimo, harimo wenda dusuppose uri busange harimo nk'iki gihugu, kandi reka dusuppose hejuru icyo nta hantu ntago uri buhinduremo, nta kintu uri buhinduremo, urekereye gutya. Noneho ahangaha hasi, ahangaha niho uri buhindure wenda usanzemo nk'iki gihugu. Ikintu tukore, weho uraza ube wakanda ahangaha hasi, urakandaho. Numara kuba wakandaho, uze muri search ube wakandikamo u Rwanda, uhitemo urunguru. Ibihugu byose bagoye nyine by'u Rwanda, ntihagire na kimwe uze kuba wahitamo, ariko uri buze ube wahitamo wenda nk'iki ngiki cya kabiri. Numara kuba wagihitamo, wongere uveho, wongere ube wagarukaho bwa kabiri. Nugarukaho, uraza uhite ubona ikindi igihugu cyiyongereyemo cyo cy'u Rwanda, Airtel Free, kiriho umuriro. Ngira ngo ntabwo rero wakibonye, ntabwo cyari kiriho. We urongera ugarukeho, uze ukanda Rwanda Airtel Free, niyo uri we wakoresha ube waza kuba
wakanda no kuri start ibe yikonegita. Ino rero ino VPN ikora kuri Airtel ya 0.3. Niba ufite Airtel 0.2 ntabwo bibe byagukundira gukoresha Airtel ya 0.3. None ubwo tumaze kuba twikora gutyo, ikintu ngiye kuba nakurikiza no kukubwira gukanda kuri start turebe yuko iri bube yakikonegita tukareba ko biri bukunde. Nta yindi mpamvu ndayikoresha, ndakanda kuri start rero dutegereze turebe yuko yikonegita. Ngira nk'uko umaje kuba wabibona, urabona yuko ibintu byo kwikonegita yabishoje. Ubu ngubu yashoje kuba yakikonegita. Ikintu cyose wakora cyakunda. Ubwo rero amafaranga yose watakaza mu kuba wagura megabyte ntabwo uyu munsi uri bube nanone wakongera kuba wayatakaza, kuko iyi ni VPN nziza irimo iraba yabikora. Nzagenda mugende mbagerezaho utundi tu VPN turimo turabikora dukora neza, mbagezaho n'izindi application zimo ziratanga amafaranga. Aka application mwenye ko kafunze, nizere ko mwihanganye mwe mwategereza akandi ka application karimo karabikora. Nizere ko ugiye kuba wakanda subscribe kuri no channel kugira ngo kitubana no mu zindi video zizagenda zitambuka imbere y'iyi ngiyi. Ndabakunda na butaha. Ciao ciao.